Minisitiri w'Urubyiruko Abdallah Utumatwishima ndetse akaba ashinzwe n'iterambere ry'umuziki hano mu Rwanda, agize gutya ku bya Yago. Ibi ngibi bije nyuma y'uko uwitwa Yago agiye mu makimbirane n'abanyamakuru bagiye batandukanye, harimo uwitwa M Irene, hakazamo uwitwa Jihad, uwitwa Sky2, uwitwa DJ Brian n'abandi benshi bagiye batandukanye, abarimo ba Godfather. Ndetse uyu minisitiri w'urubyiruko yagize gutya ahamagaza RIB ngo irebe neza nimba nta byaha bari kugenda bakora. Ni nyuma y'uko uwitwa Yago agize gutya agatangiza icyitwa Big Energy ikigamije ngo kurwanya akarengane yagiye akorerwa mu bihe bigiye bitandukanye n'aba bagabo bagiye batandukanye, ndetse bikaza kugaragaza neza ko bari kugenda barema amacakubiri mu banyarwanda, ndetse bikaza kugaragaza neza ko hari ibintu bari kugenda nyine bavuga bidasanzwe, cyangwa se ibintu bitari byiza bari kugenda bavuga ku miyoboro ya YouTube ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Uyu bita minisitiri yagize gutya ahamagaza RIB ndetse ayibwira neza ko ikwiye kuba yagenza bano bantu ngo irebe neza nimba nta byaha bari kugenda bakora, bari kugenda nyine bakora bigiye bitandukanye. So ngira ngo murabizi neza ko iyi ari Kigali The Twilight Talks Entertainment, channel ya mbere ikugezaho amakuru yose abagezweho muri uwo mwanya, dore ko nta na make tuba dushaka ko agucika yose bagira ngo uyamenyere ku murongo ahangaha kuri Kigali The Twilight Talks Entertainment. So ngira ngo uri kubona hano iyi ni tweet uyu bita Minisitiri Abdallah Utumatwishima ushinzwe iterambere ry'umuziki ndetse akaba ashinzwe n'urubyiruko hano mu Rwanda, yagize gutya yandika iyi tweet ayishyira kuri Twitter, kuri uru rubuga nyine rwahindutse X, ngira ngo muraruzi. Yavuze ngo nabanje gukeka ko ngo ibyo uru rubyiruko rurimo ari ugususurutsa muri showbiz, ngo hajemo ibyo kuvuga uturere abantu bavukamo n'inyangarwanda, narikanze ngo Yago, Godfather, M Irene, Sky2 n'abandi ngo gutukana no kubeshyerana ngo si umuco mubiveho, ngo RIB muturebere ko nta byaha bari gukora. Nuko nguko uyu minisitiri w'urubyiruko ndetse akaba ashinzwe n'iterambere ry'umuziki hano mu Rwanda, ni ibi ngibi nyine yatangaje asaba RIB ko ishobora kuba yakurikirana bano bantu ngo irebe neza niba nta byaha bari kugenda bakora nyine online. So bityo rero uwitwa Yago yahise aza muri comment, nawe yahise aza muri comment adatinze rwose, yahise aza muri comment arandika ngo thank you sir, ngo igihe kirageze ngo urwango rudasanzwe nagiriwe n'icyitwa showbiz ngo rumenyekane, kandi nta kindi nazize ngo uretse gukora gufasha abanyarwanda, ntarobanura ibiganiro byanjye birabigaragaza. Nuko nguko uwitwa Yago yahise aza muri comment nyine yitanguranwa asa nk'uvuga gutyo. So rero ibintu bikaba none bitakiri amazi, akaba atakiri yayandi, ibintu bikaba byarenze inkombe. Iyo minisitiri avuze gutya nyine ubwo RIB birumvikana nayo ihita igenda igakora akazi kayo, ikareba neza nimba koko ibintu minisitiri we yiboneye ubwe, ikareba neza nimba ibi bintu atari byo koko. So ibi ngibi rero biraganaye. So reka turebe gusa twizere ko wenda nta muntu biri buze kurangira wenda afunzwe, dore ko uwitwa Yago yagiye avuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho yagiye agaragaza neza ko ngo abagogwe atari abanyarwanda, cyakoze iki ngiki yaje kugisabira imbabazi, dore ko bisa nkaho nyine yabivuze ahubutse, bitewe n'uko ngo uwitwa Godfather ngo ashobora kuba ari umugogwe. Ati rero umuntu w'umugogwe ngo ni gute ngo aza guteranya abanyarwanda. Rero ariko ibi ngibi nyine bukeye bwaho uyu bita Yago yaje kubisabira imbabazi, ndetse haje kuzamo ibintu byinshi cyane, abantu benshi bitwa ba Godfather na ba Sky2 bakajya batukanira nyine ku mugaragaro ko ibintu byumvikana neza ko bitari ukwihesha agaciro. So uyu nguyu rero bita minisitiri uwitwa Minisitiri Abdallah Utumatwishima yaje kubigarukaho agaragaza neza ko ngo gutukana atari umuco rwose. RIB urukiko rw'ubugenzacyaha nyine rushobora kuba rwabyitaho nyine rugasuzuma neza ibintu bari kugenda batangaza cyangwa se bari kugenda bakorera online ko ashobora kuba nta byaha birimo. Bityo rero ubu ngubu dutegereze turebe aho bino bintu biza kugana, cyane cyane ko ibintu byageze hano n'ubundi biba byamaze kurenga inkombe. Reka
twizere ko uyu bita Yago witwa Irene ndetse n'abandi bagiye batandukanye batari buze kuba bafungwa, kuko bikomeje gutya biragaragaza neza ko hashobora kuba hazamo ibintu bindi nyine bidasanzwe, ugasanga nyine bari kubyita imikino bivuyemo ibindi bintu bidasanzwe. So ariko mbere ibi bintu byajyaga biba nyine tukavuga ko nyine ari ugutwika, nk'uko minisitiri nawe yabivuze ati nari nzi ko ari ugususurutsa abanyarwanda, ariko biragaragaza neza ko uru nguru noneho ari urwango rweruye bigaragara no ku mugaragaro, bisa nk'aho hari ibice nyine byagiye byicamo, aho nk'aho hari aba big energy, ngira ngo hari n'abandi ubwo bari ku ruhande rwa Irene, bivuze ko nyine n'ubundi bya bintu bishobora no kuba byakomera. So niyo mpamvu rero minisitiri yagize gutya akavuga uti reka tubikurikirane hakiri kare bitararenga inkombe ngo bibe byanagera kure, abanyarwanda bamwe na bamwe bakaba banabivamo nyine ngo bareke kuba babijyamo cyane, bitewe n'uko bishobora gutangira gake gake bikarangira nyine byageze ahandi hantu. So ariko hagati aho wenda reka twiganire gakeya turebe. Minisitiri yagize gutya ahuruza urukiko rw'ubugenzacyaha RIB, ayisaba ko bashobora kuba bakurikirana ngo barebe nimba nta byaha biri kugenda bikorerwamo, ariko nk'abantu kabisa numva ko bitagakwiye ngiye kugenda gutyo ku giti cyanjye, ni idea yanjye, numva ko bitagakwiye kugenda gutyo exactly ngo bite bijya muri RIB. Ahangaha minisitiri numva ko yari akwiye kuba yabahamagara nyine akaba yabaganiriza akareba nyine ikijya mbere, ndetse akaba yanabunga, byanarimba nyine akaba yanabunga, bakaba bakishima cyangwa se bakaba nyine bahava bumvikanye. Ariko kuba yabafata nyine agahita atumiza urukiko rw'ubugenzacyaha RIB gutya exactly, ibino bintu ntabwo biri buze koroha, ntabwo biri buze kugarukira hafi ahangaha. Reka dukurikirane tuze kumva uko biri buze kuba byagenda, ariko uko byumvikana hari buze kuba havamo ikintu n'ubundi kidasanzwe, uko bigaragara n'ubundi ntabwo biri buze kugarukira hafi aha. Ubwo RIB yabyinjiyemo ibintu byahindutse, ntabwo bikiri bya bindi. So guys, abasengera witwa Yago musenge, abasengera witwa Irene mumusengere, ndetse n'aba Skyto n'aba DJ Brian ndetse n'aba Jihad bose mubasengere kabisa, mubasengere kuko byanze bikunze hano ari buze kuvamo ikintu ndetse kidasanzwe kitari cyiza. So twahoze tubona uwitwa Yago avuga ibintu bigiye bitandukanye, ndetse video zimwe na zimwe ziracyahari kandi nta nubwo ziteze gusaza, niko navuga, kuko ikintu cyageze burya kuri YouTube kiba cyahageze, kandi sinzi keretse wenda we azisibiye kubwe, ariko ibintu byinshi yagiye avuga byinshi biri kuri YouTube channel ye. Njye ubundi nahoze ntekereza nimba ibintu Yago avuga wenda abantu benshi ndabizi turamushyigikiye big energy, kuko hari ibintu byinshi yagiye akora nyine byiza muri showbiz nyarwanda, turamushimira. Ariko hari n'ibindi bisa nkaho yagiye avuga n'ubundi bikagaragaza ko Yago ashobora kuba nyine yarahubutse mu mvugo, reka tuvuge gutyo, ashobora kuba hari ahantu nyine yagiye avuga bigasa nkaho yahubutse mu mvugo, bitewe n'uko yabonaga abantu benshi bamushyigikiye nyine bamuri inyuma. Ariko nibazaga nimba mbere y'uko uploadinga ikiganiro nimba wenda we aticara hasi ngo abanze acyumve, ngo abe yakosora nyine amakosa wenda yagiye akoramo, wenda ngo abe yakatinga mu duce tumwe na tumwe, kuko iyo aza kuba yagenzura cyangwa se ngo yicare hasi ngo atekereze ku bintu yabaga yavuze, ntabwo aya makosa nyine yari kujya abonekamo. Ariko yarabivuze, yego yari mukuri, ariko harimo amakosa nyine amwe n'amwe yagiye akoramo. Tujye tubyemera, turi abantu twese dushobora gukora amakosa, ariko ibi bintu bishobora kuba byamushyira hasi, bitabaye ibyo kabisa. So guys, nta bindi birenze, nagira ngo umenye uko bigiye bihagaze ku mbuga nkoranyambaga. Ni uko nguko, ayo niyo makuru ahari. Uri gufungura imbuga zose ukabona nyine inkuru nta yindi ni iyo ngiyo. So komeza ukande subscribe kandi mukomeze mudushyigikire. Ni Kigali The Twilight Talks Entertainment, amakuru y'abasitari yo nakagaruka mu kanya n'andi makuru. Murakoze cyane.